Hari kuri uyu wa gatandatu tariki ya 4 z'ukwezi kwa gatanu 2024 nibwo inkuru nziza yatashye mu bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport Murera. Iyo nkuru iravuga amakuru meza cyane ya transfer zigiye gukorwa mu ikipe ya Rayon Sport ariko zigakorwa n'abantu batari abanyarwanda. Nkuko nagiye mbigarukaho mu nkuru zatambutse, ubu transfer zo mu ikipe ya Rayon Sport ku bufatanye na Skol bashatse aba agent bakaze bo muri Senegal bibumbiye mu itsinda ry'aba agent bita Senegal Agents Company isanzwe ishakira abakinnyi amakipe akomeye arimo na za ASEC Mimoza yo muri Cote d'Ivoire. Ibyo byavugiwe mu nama yahuje abayobozi b'ikipe ya Rayon Sport, abaskol ndetse na bamwe mu bahoze bayobora ikipe ya Rayon Sport, harimo abagabo bakomeye cyane namwe mwiyiziye. Ikipe ya Murera muri sezitaha izabiryana, izaba imeze neza mu yitege. Nanjye iyo kipe ndayinyotewe ndetse mfite ibyishimo byinshi byo kuzayireba ku kibuga ndetse nkabagiye mbagezaho n'amakuru yayo umunsi ku munsi. Sport y'abanyarwanda ntabwo ariye si yanjye si yawe yatwetse. Sportline TV turahari kubwanyu. Abiru banje inasi zanje ubwiru bwanjye buva muri Rayon Sport bambwiye ibyo urimo ubiretse tubanze tuguha amakuru agezwe muri Rayon Sport bimeze gute muri Murera. Ubu rero tugiye kugana kuri Murera mu gihe cy'iminota 10 gusa ngiye kubabwira byinshi byavuye mu nama ya Rayon Sport yo kuri uyu munsi. Narababwiye ngo ntabwo nzicara ngo mbabwire ngo Murera ngwizanye umukinnyi noneho ngo ucapfire ngo wagatangaza. Nzajya mbabwira ibihari, nzajya mbabwira ibiriho ahanga ukurikira amakuru ariho cyane cyane ya Murera. So nakubwira rero utarakanda subscribe banza winjire mu muryango niba ushaka kuba atari babandi baza bambwa ngo kuvuga rero gusa. Nujya wicara ujye ubiza ko ugiye gukurikira amakuru ya Murera, isaro ry'Inyanza kabisa Rayon Sport. So bimeze bitereye kuri uwa gatandatu habaye inama nakwica ibarenge kwa ngo rukokoma, inama karundura ya hatari ya Rayon Sport. Murabizi ikipe iri muri crisis, iri mu bihe bitari byiza, haba mu bakinnyi haba mu buyobozi n'ibindi byinshi. Ariko ubuyobozi buri uyu munsi bwa Bwana Jean Fidel bwakoze inama yavuyemo imyanzuro iteye gutya ariyo tugiye kugarukaho. Icyambere harimo gutekereza kuri transfer z'ikipe ya Rayon Sport. Izo transfer zirakorwa mu buryo bubiri. Abantu bagiye bavurekarama bati yaba umunyamabanga Patrick namenye, yaba Jean Fidel, yaba abandi bari muri Rayon Sport baguze nabo mwakushize. Icyo ni ikintu ubuyobozi bwarebye baravuga buti samahani koko Rayon irabyemera ko yaguze nabi. Bakaba bahindura rero strategy z'imigurire. Amafaranga arahari, umuterankunga Skol yavuze iti nta mukinnyi uri bubure, umukinnyi wese yishakira mubona. Ariko ntabwo ari bugurwe n'iyi komite cyangwa se ari bugurwe n'abaguze. Harajyaho abantu baba experts, abantu b'abahanga muri transfer bazi kugura abakinnyi ba nyabo. Haciwemo rero ibice bibiri. Ubwo ndi mu nama ndura hagati ya Skol n'ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport hari abakinnyi igomba kugura abahana imbere mu gihugu batanu, abakinnyi batanu. Rayon Sport igomba kugura abakinnyi b'abanyamahanga 8. Uti rero birakorwa gute? Ese baragurwa na Jean Fidel, baragurwa na Patrick namenye? Igisubizo ni oya, ntabwo ari bo babagura. Wenda bo bashobora kuzajya muri transaction z'amafaranga n'ibindi, ariko ntabwo ari bo bagura abakinnyi. Uti rero bimeze gute? Aya makuru mwari muyakeneye nagomba kuyaba rwose. Barambwiye bativa muri ibyo bintu wagiye kutubwira bariyo ibyakugiwe mu nama. Rayon Sport yahaye akazi umugabo bita Kayiranga Baptiste n'uwo bita Sogonya Hamisi Tishu. Abo bagabo babiri Rayon Sport yababwiye ati mugiye kujya hano mu Rwanda mudushakira abakinnyi batanu bakina muri shampiyona y'u Rwanda, ahanini biganjemo abakinnyi badakuze cyane batacanze. Bati Rayon Sport ntabwo ari ikipe y'abasaza, ntabwo ari Saudi Arabia cyangwa Qatar abantu bajya gusazirana. Abakinnyi batanu barashakwa n'uwo bita Kayiranga Baptiste na Kishi. Ku makuru yo namaze kumenya, Baptiste amaze iminsi akora uwongeweho ni Kishi.
Rayon Sport ikaba imaze kubona abakinnyi batatu. Muri abo haravuga umuzamu w'umunyarwanda, haravugwa abakinnyi babiri bakiri bato, hari umukinnyi umuva muri Bugesera. Amakuru mfite nuko ari uriya mwana bita Muzungu waratsinze Rayon Sport ejo bundi. Sinzi niba mumwibuka umwana watsinze Rayon Sport igitego muri match isanzwe ya champion atari icy'amahoro. Uriya mwana w'umuwinga niyo makuru mfite, ntabwo ari confirm. Ndimo ndababwira ibyavuye mu nama. Iryo soko ryo mu Rwanda harimo abakinnyi babiri bagomba kuva mu ikipe ya Marine. Abo nabo sindamenya neza nyirizina ni bande. Ubwo ni batatu bamaze kuboneka. Kayiranga Baptiste amaze kubona. Hanyuma abareyo ndabizi icyo muba mutegereje si abakinnyi bahana imbere mu gihugu. Reyo Mureyo abategereje abakinnyi b'abanyamahanga intwaro. Reka nimuke kabisa. Ewa ni aya makuru sinagombaga kuyararana. Nabuze ni Kanyabaka. Ikiriho rero muri abo bakinnyi b'abanyamahanga, Rayon Sport yamaze kumvikana na company cyangwa se agence igurisha abakinnyi. Rayon Sport yamaze kumvikana n'itsinda ry'abagabo b'Abanyasenegal, Akomukano Tenez. Yamaze kumvikana na company agence y'Abasenegale igizwe n'abagabo batandatu. Aba bakorana n'ikipe ya Seke Mimoza, babaye muri projet y'ikipe ya Seke Mimoza. Bahawe task yo gushaka abakinnyi 8 bakabazana komite ya Rayon Sport iri kumwe na Skol. Abo ngabo nibo bagiye kwishyura abo bakinnyi 8 Rayon Sport igiye gusinyisha. Itsinda ry'abagabo b'Abasenegale riri hamwe, aho rizajya rifata pourcentage cyangwa se rizajya rifata amafaranga. Risanganwa abakinnyi, bafite abakinnyi muri Cote d'Ivoire, bafite abakinnyi muri Mali, bafite abakinnyi muri Senegal, bafite abakinnyi muri Gambia. Abo nibo bazagurira Rayon Sport. Nta munyarwanda uzaburimo, nta munyarwanda uzagura ngo bya bindi ngo Rayon yazanye ngo Arsene Kamara, Rayon ngo yazanye Mugadamu, ngo yazanye Funga Ifaso. Abo bagabo bagiye kwicara bagurire Rayon Sport. Skol ikikora no gushyira hasi faranga. Ibyo byavuye mu nama yo kuri wa gatandatu. Mu bakinnyi rero Rayon Sport isanga nguti biraza kugenda gute. Rayon Sport ifite abakinnyi kuri ubu ngubu 7 bafite amasezerano. 7 uyu munsi nibo bafite amasezerano, abandi bose bari out of contract. Muri abo bakinnyi 7 rutonde ntabwo reka nanarwirukanemo kuko ndabibuka rwose. Harimo Serumogo, harimo Hakimu Bugingo, harimo Mitima Isaac, harimo Kanamugire Roger, harimo Iradukunda Pascal, harimo Charles Bare. Undi wa munani inde wa munani Charles Bare, Bugingo, Hakimu, Serumogo, Mitima, undi wa 7. Undi ntabwo ndi kumukura neza ariko nabo bakinnyi 7. Abo bose barahaguma mu bwishyu, abo barahari. Rayon Sport yongera amasezerano abakinnyi 5. Muri abo birubanje rero bambwiye ko abakinnyi Rayon Sport igomba kongera amasezerano. Harimo Mucyo Didier Junior, harimo Kanijuru Elia ariko unashakwa na polisi, ushaka kujya muri polisi. Barimo amakuru mfite uwitwa Simon Chamare, uwitwa Kadime Ndiaye. Abo nabirubanje bamaye amakuru ngo harimo akazi katoroshye. Umenye se ngenda Imana arongererwa. Ese Sabimana Aimable arongererwa. Uko amakuru afite, amakuru hari umwaksiyari, hari umukinnyi wo muri Axe Central ugomba kuva muri abo banyamahanga. Rero iraguramo umukinnyi wo muri Axe. Urumva ibitabazamu 2 ntagindutse amahirwe afite. Amakuru ufite nuko abo bahaguma yaba Simon Chamare na Kadime Ndiaye. Abo bahari. Abo bose rero mu gihe bahari, Rayon Sport nabo bakinnyi 7 isanganywe, kongeraho 5 mu bayisanzwemo yongera amasezerano bakaba 12, ikongeraho abakinnyi 5 ba hano mu Rwanda bakaba 17, ikongeraho abakinnyi 8 b'abanyamahanga bakaba abakinnyi 25. Umubare bambwiye ni inkuru mubise kabisa, mabwira ndabareyo ayo makuru atajya kuri ibyo buyobozi. Rero ikiri icyo bumvikanye na Skol nuko witwa Mureyo hariho ahari hose ku isi
komite igiye kumwegera abe hafi ya Rayon Sport. Icyo abantu bagiye bakivuga ubuyobozi buriho ntabwo bukorana n'ubuyobozi cyangwa se n'abandi n'abagiye bahanyura, izo nama zagiye ziba zitandukanye. Ariko ni nabyo mbwira abareyo, uyu mugabo Jean Fidel ntabwo uyu mugabo icyerekezo Rayon Sport ngiye mbona ntacyo kitwaye, ntacyo gitwaye pe. Niyo mpamvu njyewe njye mvuga ni yagenda yahaguma, cyo ndeba n'icyerekezo cy'ikipe ya Rayon Sport. Kandi niba amafaranga yamenetse, Jean Fidel ni umugabo w'ukuri kabisa mu bigaragara. Njye mvuga ni anahawe indi manda hari icyo yakora kandi kigaragara. Niba ari umuntu wemera ngo hari amakosa yabaye muri Rukitoma, ibyo akaba bikosoye, ikipe ikabivuga ngo reka dushake kampani y'abanyamahanga niyo igiye kugurira Rayon, yubaka amakipe, ifatanya n'amakipe mu kubaka. Nkaba navuga ni rero kirewe ku giti cya Jean Fidel uyoboye Rayon, hari abo dushobora kutemeramo, abo nabo ndabumva. Ariko je ari udasida bakavuga ati fata icyemezo Jean Fidel agumane Rayon, ntayigumane. Nge navuga ni uyu mugabo agume. Mu bigaragara babona ko Rayon Sport ifite icyerekezo. Burya ntibazakubeshye n'umuyobozi uwo ari we wese muvuga ngo azaza ayobore Rayon udafite amafaranga. Ntacyo waba uri gukora ni ukubeshya, ni amagambo. Icya mbere ni sente, ni inoti zivuga. Ntabwo izi za Yanga, za Simba Sport Club, za Mazembe twarazibonye, bakatumbi baragiye, zari ikipe zisanzwe. Ariko igihe ifaranga rihari, bavuga ngo dufite aho tuvoma, skori irahari hariya, Rayon Sport yaza kuba ari ikipe ikomeye. So singe rero kubabwira ngo umukinnyi n'uyu gusa mwiteguye ko iki cyumweru tugiye kujyamo. Wowe tubana nizere ko tugiye gutangira kurekura imiriro, kujya tubabwira tuti Rayon Sport yumvikanye n'uyu. Ariko ku bakinnyi bo mu Rwanda nimwitege babandi bashaje bakuze ba. Reka reba abakinnyi bo mu Rwanda namwe mujye mu tubwizanye ukuri, babasaze muri champion. Kuvuga uti uyu muntu wazanye iki gihe, bikaruta ko wakwigira muri Marine, wajya muri Bugesera, yewe even na Zaita Force ugashakamo abana. Nkuko uyu munsi Gana Mugira Roger n'umukinnyi mwiza yavuye muri Heroes. Uyu munsi ureba abo ba Mucyo Didier baganijuru bavuye muri za Bugesera, n'abana b'abahanga. Ushobora kujya muri Marine, harimo murumuna wa Zidane ariko aperi ishobora kuzamwisubiza. Wowe ngo ukaba ari umukinnyi wasinyisha. So nkaba nababwirane rero igihari n'iki, igihari nuko ikipe ya Rayon Sport igiye kuza ku isoko ikomeye pe. Rwose ibyo mbabwira ni ukuri, munyizere. Iyo ni inama yasojwe uyu munsi ari hagati ya Skol n'ubuyobozi bwa Rayon Sport.